mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro n'amakuru byanjye. No munsi ntabwo nifuzaga kuba nakora ibintu byinshi cyangwa se birenze. Ubu no munsi no kugira ngo mbakubite short update z'ukuntu tuzaba tugenda dukorana muri Novaka kandi mukananezerwa. No munsi ngira ngo muri kubibona ku itariki 5 kuri Pasika. Abagatulika bagenzi banjye munyibuka, wa muntu we, nimero yanjye ni yayindi, nanjye ndeba ukuntu naza kureba ukuntu naza kuba nifatiye nanjye ngafata akantu. Murabizi ni Bombo Empire nk'ibisanzwe se, cyangwa ni proje nyinshi kuri TikTok, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Amazina ni ayo ngayo tugumya kugenda dukoresha kugira ngo ibiganiro byacu bigumye bigenda neza, nyine mubikurikira gatanu kandi nk'ibisanzwe. Ubusesenguzi bw'imyidagaduro, ubuvugizi ku makipe, nabyo ni ibintu bizaza bituma nicara kuri no channel y'Abanyarwanda nkavuga ubuvugizi ku makipe. Ano makipe ararengana, ano makipe ararengana kabisa, ararengana, namwe murabibona, ararengana. Ararengana binatewe n'ubwoba, ahubwo ararengana. Nzaza mbakubiteho short update cyangwa se tubivugeho nabyo, twumve ibyo dutekereza kuri iyo ngingo. Nanone website yindi y'Abanyarwanda nayo ni #bombocrafilms.com. umusobanuzi mwiza wumva na voice ntakitwaye, ibintu tubikora fresh n'ibisanzwe. Ikindi gitumye nza hano navuye class, ninda kubaha ibiganiro. Imba naraje ku ya mbere, nkaba maze iminsi igera muri 5 nakora. Urumva nabwo ni ikibazo ku bakunzi banjye se, cyangwa kuri mwe mwese munkurikira, ariko mfasha akanya kugira ngo mbanze mbisegureho, kuko hari imbogamizi ndi kugenda mpura nazo, ibikoresho bitaraba ibihagije nyine mu kuntu ngo nanjye gukora ibiganiro bizima kandi byiza. Urumva nacyo ni ikindi kibazo kiba kiri ku ngunga, ariko biraza gukemuka vuba aha. Nanjye sinicaye ndi kugenda nkubita inzu bipfunsi, niko Abanyarwanda babivuga, kugira ngo tugumye kubana, ibiganiro birusheho kugenda biba byiza se, dukora ibintu bizima. By the way, ndabashimira kuri 1k subscribers namujuje ntarenga, muri kubona ahantu maze kugera. Nabyo ndabibashimira, ni ibintu by'agaciro kenshi cyane, ndetse agaciro gakomeye kugira ngo mwumve uburyo mwankunzemo. Ikindi urumva nta mudu kuva ku ishuri sinkore, urumva nyine ntabwo ndatangira gutamo za energy zanjye za ndani munziho fresh, kugira ngo mbakubite ibiganiro birenze. Buri munsi papa wavuganira cya kigabo kiruda ati papa. Nanjye ndabashimira rero. Ikindi ntabwo ndabona ibintu bihagije kugira ngo ntangire basi gukora n'amaramukaza. Urumva nabyo bari ibibazo, ariko ntekereza ko biri buze gukemuka vuba. Umva nabyo iki ni imbogamizi. Icyo ndi kubasaba noneho, muze munkurikire, mukande subscribe, noneho munandebe ikiganiro kirangire. Ubu nari nje kubaha short update kabisa mu bintu, kuko mwambuze cyane. Short update nari nje kubaha kugira ngo mu minsi iri imbere noneho dutangire ejo imiriro papa tuguruka. Noneho murabona ko natangiye kwicara imbere ya kamera, nta kintu muri bumbeshye kabisa. Urumva neza ubushobozi buri kuboneka gake gake. Ndaje mbanze nywa akantu kagorora imihogo kugira ngo dutangire gukorana. Ikindi nanone numva kirenze, ku bantu bashaka kwamamaza, imiryango irafunguye muri Bombo Empire kugira ngo tugumye dukorana. Ibiciro byo ni hasi, muraza tukavugana, ubwo marketing ikahita ibigenza neza kugira ngo tubashe kugenda dukorana gatanu ku kandi. Ikindi numva nababwira,
Bombo Clan ndakomeye kandi turaza gukora ibintu birenze kandi bizima. Mu Rwanda tugiye kujya mu gihe kitari cy'ibyishimo, igihe cy'akababaro ko kwibuka abacu bazize jenoside 1994, jenoside yakorewe abavandimwe, imiryango yacu, abatutsi, kugira ngo twibuke kandi tuniyubaka, tureke guheranwa n'agahinda n'ibihe bitari byiza. Twibuke kandi twiyubaka, ntihazagire ukora ingengabitekerezo. Mujye mwumva ko ari agahinda, mujye mwumva intimba ababyeyi bafite, kugira ngo ibyabaye namwe murabizi, n'abatabizi turabyumva. Ntitugakore ikosa ngo tuzane ingengabitekerezo ya jenoside. Ubundi ni uko leta y'u Rwanda yenda itajya izanamo ibintu byo kuvuga ati ingengabitekerezo, ubundi nuko ubwanjye navuga ati twanagutwika, ariko leta y'ubumwe, leta y'abanyarwanda, leta ikora uko ishoboye kugira ngo abaturarwanda babeho neza. Mureke kubabaza abadukuriye, ingengabitekerezo muyireke, twibuke, dukurikire ibiganiro. Yego murankurikira, muracyari bato n'abakuru, ibiganiro tubijyemo, twumve n'amateka nayo nzagenda nyazana, kuko mu gihe cyo kwibuka numva ngomba kugendera mu mujyo w'igihugu kimwe, umurongo umwe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Tukazaba dukora amateka, nkabategurira amateka byaranze iriya minsi. Yego ni icyumweru n'indi minsi byarakomeje, murabizi byamaze iminsi irenga 100. Urumva nabyo ni ibintu nyine biguma kudushengura umutima abakunzi b'u Rwanda. Nakifuje kuba ndi ingoma amashyi y'igihugu, ariko sikayiti yararintanze, ariko nanone ntabwo yashyizeho umupaka yuko nataye ingoma amashyi y'igihugu. Nanjye nzaba ingoma amashyi y'igihugu mu gihe nyiri kuri iyi si, mu gihe nyihumeka umwuka w'abazima. Ndabashimiye, nibyo byari binzanye kuri ka gacano k'abanyarwanda, kugira ngo bakubite shoti apudeti, ubundi mu kanya dutangire gukora ibintu bizima. Bizima wallahi, ndabyizeye biraza gukunda, ndabyizeye. Turaza gukora ibintu bigumye kugenda bigoyinga vayiro. Munkurikirane, mukande share, subscribe ndetse na comment. Ndabakunda. Hasta la vista, hasta la vigo, hasta munyana. Shalom. Imana ibandebere icyoroshye bakunzi banjye, ndabakunda. Yari Bombo Clan.